Kanongere mbasuhuze inshuti bakundwa, inshuti z'umusaraba. Nk'uko mubibona rero ahangaha nicaye ndangije ndavuga nti harya umukristo ajya muri expo cyangwa ntajya ajyayo. Ariko nahise ngewe ntekereza yuko muri expo ari aho abantu bose, mpita mfata akanya kamwe ndamanuka ndagenda nishyura tike yanjye y'1000, ndangije ninjira muri expo. Ngeze muri expo ndavuga nti ntago nasohokayo gutyo gusa ntabarangiye ahantu abantu b'abakristo Imana yagiriye neza bashobora kugeza abana babo. Nahise mpingukira ku bikinisho by'abana. Ariko ahangaha udafite amafaranga ntiwirirwe ujyayo, kuko amafaranga yagushiraho ukurikije umunezero nabonye abana batahanye. Ndangije ndeba ukuntu abana bari gukinamo, ndeba ukuntu bamanuka, ndeba ukuntu bazamuka, byari ibintu binejeje, byari ibintu bitangaje. Ndakomeza ndazunguruka, ndakomeza ndatembera, ariko ntaragenda mbonye ukuntu abana bari barimo bamanuka. Kugenda mba mbyihoreye, ndahagarara nditegereza, ndeba ukuntu abana bashunguka. Buri turebe gatoya. Urabona ko uriya mwana arimo arazamuka, muramubona yarananiwe, uriya no kugwa yagwa, ariko urabona ko arabirwanyije birangiye azamutse. Reba, wababonye ukuntu bashunguka? Mwababonye? Rero ntukibagirwe gukanda subscribe, share, like ndetse na comment. Ibi bintu biba byatuvunnye kugira ngo tubigereho, kugira ngo tubikore, bidutwara imbaraga nyinshi. Kwa uploadinga bidutwara mega, kweditinga bidusaba ubundi bwenge buhanitse. Nahise nkomeza ndagenda, nigiye imbere mpita mpura n'icyo bita ibyicungo. Nawe urabibona, ibyo ni ibyicungo. Nkiva ku byicungo nahise nkomeza ndagenda, murabona ko ibyo ari ibirenge. Nahise mpinguka ku myenda, aho nabajije imyenda nsanga nta mafaranga afite, mpita mbyihorera. Ndangije kubyihorera ndakomeza ndigendera, ariko harimo icyo bita made in Rwanda.